Reka rero tuvuge ngo ni karibu mwese tubane muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero muri kumwe na Pastor Kabanya na Vanisi. Tugeze rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo tugiye kwigaho uravuga ngo gutunga Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Umutwe w'ijambo tugiye kwigaho uravuga ngo gutunga Kristo. Hari igihe abantu batunga ibintu bitandukanye ndetse byinshi by'agaciro, ariko gutunga Kristo niwo mutungo uri hejuru y'indi mitungo yose iri ku isi. Haleluya. Amina. Haleluya. Umuntu ashobora gutunga amadolari, agatunga inka nyinshi, agatunga ibintu byinshi bitandukanye by'agaciro, ariko tuje kubwira ngo nubwo hari ibyo utunze, nubwo hari ibyo ufite, ariko ongera ugire ubutunzi bwitwa Kristo muri wowe. Haleluya. Reka umusomyi rero adusomere Abafilipi 3 uhere ku murongo wa 7 turebe ikiri jambo ritubwira. Imana igumugisha Pastor. Abafilipi 3 ku murongo wa 7 heading cyangwa se umutwe w'amagambo avuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyari ndamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye. Burashye aho ngaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu mugabo witwa Paulo akimara gutunga Yesu muri we. Haleluya. Amen. Aravuga ngo nyamara rero ukwiriye guhomba iby'isi kugira ngo utunge Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Yesu ashimwe cyane. Arareba aravuga, ushobora kwibaza ukavuga uti se iby'isi nshobora guhomba ni ibihe? Ubu se mpombe imyenda myiza nambaraga? Ubu se mpombe inka zanjye kugira ngo mbone uko mbona Yesu? Yesu ashimwe cyane. Amina. Uyu mugabo akimara kwakira Yesu yagiye kubona ibintu byose bitaye agaciro ibyo yahaga agaciro. Yesu ashimwe cyane. Arangije aravuga ngo nyamara rero nyamara ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo gutunga Kristo. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ataratunga Yesu mu buzima bwe yari umuntu w'indwanyi, yararwanaga, yangaga abantu b'Imana, uwo yabonaga yari umunyamategeko yamuciragaho iteka. Yesu ashimwe cyane. Akanga abantu b'Imana, akanga abantu bavuga ubutumwa, akavuga ati izi nzaduka ndazikubita, ndazinaniza, ndazikuramo ibi bintu byishyizemo. Yesu ashimwe cyane. Yangaga abantu b'Imana, yari umuntu w'intambara, yari umuntu utari mwiza, yari umuntu abantu batinyaga. Mu rundi ruhande, mu magambo make, yari uwo bita umugome, kuko nawe yagiriraga imbabazi. Yabaga akubonye ahantu mu kintu, yakubonyeho gato gusa akagukubita, akakuzengereza. Ubwo nibwo buzima yari abayemo uyu mugabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko igihe kiza kugera, igihe kigeze akimara kubona Yesu, akimara kumwakira, byaciye mu nzira ndende. Yesu ashimwe cyane. Yesu amaze kumwiyereka, aramwiyereka, amwereka ibyaha bye, arakizwa. Akimara gukizwa ajya kubona nta kintu cyiza nko kuba atunze Kristo muri we. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aravuga ati byarinda mu yanjye, ibyo natekerezaga ko bifite akamaro, ibyo natekerezaga ko ari byiza, nkimara gutunga Kristo muri njyewe byahindutse nk'amase. Yesu ashimwe cyane. Byabaye igihombo kidasanzwe kubera ko nabonye ikindi kibirusha agaciro.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muzaniye ijambo rivuga ngo tunga Kristo uyu munsi, akira Yesu, abo butunzi butagira akagero mu buzima bwawe, Haleluya. abo butunzi butagira akagero mu rugo rwawe, abo butunzi butagira akagero aho utuye n'aho uba. Yesu ashimwe cyane. Amina, haleluya. Umurongo wa 8. Umurongo wa 8. ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo akimara guhura na Yesu, abonye ubutunzi budasanzwe, aravuga ati ubu nakererejwe n'iki? Mbese n'iki cyatumye ntamenya Yesu kare? N'iki cyatumye ntagendana nawe kare? N'iki cyatumye ntunguka ubu butunzi budasanzwe igihe cyose nabereyeho? Yesu ashimwe cyane. Amina. Ajya kubona ibintu byose nta gikwiriye, ahubwo igikwiriye ni ukuba afite ubutunzi bwitwa Kristo muri we. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Bene data, reka mbabwire, iyo umaze kwakira Yesu hari ibintu uhomba. Yesu ashimwe cyane. Amina. Icya mbere uhomba ni iki? Uhomba izo ngeso mbi, uhomba ubwo bugizi bwa nabi, uva mu byaha utandukana nabyo. Ntabwo ari ukubihomba kuko ntibiba bigufitiye akamaro n'ubundi. Iyo usinda se ugakubita abantu ugira ngo ibyo kuri sosiyete hari inyungu irimo. Ese iyo usamba n'abana bose b'abakobwa ukavuga uti byanga byakunda uyu mukobwa nzamwica nabi, uba urimo kwica sosiyete, uba urimo kwica igihugu, uba urimo kwica abantu bose ahantu uri. Ibyo nta nyungu ibirimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo ukora ibyaha, iyo ukora ibyangwa n'Uwiteka, iyo winezeza ariko hari abantu babipfiramo, nta nyungu ibirimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu mugabo rero nibyo yamaze kubona, abonye Imana ibimukijije, abonye afite Yesu muri we, abonye za ngeso zamushizemo, abonye nta bikimutegeka, aravuga ati nyamara rero ibyari indamu yanjye, bya bindi nitaga indamu, bya bindi nitaga ko ari byiza, bya bindi nitaga ko ari ukwinjoyinga cyangwa se kwishimisha, nyimara kubireka nabonye afite ubutunzi bukomeye bwitwa Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe Amina. cyane. Aravuga ati naribeshye. Yesu ashimwe cyane. Amina. Hari ibyo nitaga indamu, hari ibyo nitaga inyungu, hari ibyo nitaga ibigezweho, hari ibyo nitaga ibidasanzwe, hari ibyo nitaga ko nasohotse ahantu nanezerewe, ariko kandi ndi bukuremo izindi ngaruka. Arangisha aravuga ati nta kintu gihwanye no kuba ntunze Kristo muri nje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Aravuga ati ibyo byose maze gutunga Kristo muri nje, nabonye ari nk'amase. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amase ameze gutera umwanda, nta kindi kintu amaze. Niyo uri mu byaha nabyo bitera umwanda, urahindana, uragenda ugasa nabi, ukubonye akabona urasa nabi, ukubonye akabona nta sura ufite. Ariko iyo ukimara kwakira Yesu gutya, mu maso yawe haracya, umuntu yakureba akabona uri umuntu mwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyaha gitera umwanda ku maso. Wisize amavuta meza atari uko utisize, wakarabye, witeye parufe, ariko icyaha kikanga kikaguhindanya, umuntu yakureba akabona nta shusho ufite. Yesu ashimwe cyane. Amina. Akarata ariko se uriya muntu ni umukobwa, uriya muntu ni umudamu, uriya muntu bimeze gute? Ukayoberana kubera iki? Ufite ishusho nyinshi zikwambaye z'ibyaha bitandukanye. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yakureba mu kanya kamwe akabona umuntu muzima, mu kandi kanya uyu muntu afite ikihe kibazo, ariko nta kindi gihindanya umuntu, akabura isura, akabura ishusho, ni icyaha cyonyine. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo umaze gutunga Kristo rero muri wowe, ya sura y'icyaha, ya sura y'ububi uterwa n'ibyaha, Imana irayihanagura, Kristo akinjira muri wowe, yakwinjira muri wowe, ukubonye wese akabona uri umuntu ukeye, akabona uri umuntu umeze neza. Kubera iki? Wakiriye ubundi butunzi bwimuye bwa bundi butari bufite umumaro.
Yesu ashimwe cyane. Bene data reka mbabwire, kwakira Kristo muri wowe ni ubutunzi buruta amadolari waba ufite uyu munsi. Kuko ushobora kuba ufite amadolari ariko dayimoni zirara zikuniga. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba ufite ayo madolari ariko dayimoni wo gukenyuka w'iwanyu atazakwanganwa ayo madolari menshi ufite. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba ufite ayo madolari ariko dayimoni isenya amago y'iwanyu, ayo madolari atazayibuza kugusenyera. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba ufite ayo madolari ariko iwanyu bakagerageza bakakwigisha ariko harimo dayimoni itagituma abantu b'iwanyu biga. Bakwiga bagera kuri siniya ya gatatu, ubwo mbese ukaba ni nka kaminuza y'icyiciro cya gatatu. Mukumva ni igitangaza cyabaye. Ariko ni iki gituma iyo dayimoni ishobora gutsindwa? Ni iki gituma iyo myuka ishobora kunanirwa? Ni iki gituma ubwo bukenya buva mu muryango wawe cyangwa mu maraso yawe? Ni ukwakira Kristo muri wowe akaba ubutunzi budasanzwe. Haleluya. Amina, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari ubutunzi twakira dayimoni wo gukenyuka akagenda. Hari ubutunzi twakira dayimoni wo gusenya amago akagenda. Hari ubutunzi bwitwa twakira dayimoni wajyaga kubuza gusinzira akagenda. Haleluya. Amina, haleluya. Hari ubutunzi dutunga aribwo Kristo, dayimoni ntizongere kutuvogera. Ushobora gutunga amafaranga ukaba umukire udasanzwe, ukaba ibihugu urabitemberamo ariko bidashoboka ko wubaka urugo ngo uremye. Kandi amafaranga urayafite, si ubukene ngo umudamu wawe yabuze icyo yambara, si ubukene ngo rwose uwo mubana yabuze uko abigenza, ariko hakaba hari dayimoni y'ubusambanyi ituma utanyurwa. Wamara kugeza umugore mu rugo ugakomeza dayimoni ikagutembereza ugaca mu byaha bitandukanye. Urugo mu mezi 3, urugo mu mezi 2, urugo mu cyumweru kimwe, urugo mu mwaka umwe rukaba rurasenyutse. Kubera iki? Kubera ko nubwo ufite amafaranga ariko ntiwakiriye Kristo ushobora gutegeka izo dayimoni zituma usenya. Turagira ngo tukubwire mwene data, hariho ubutunzi bwitwa Kristo buhagarika izo dayimoni zose. Haleluya. Amina, haleluya. Wakubaka urugo ukaremya. Yesu ashimwe cyane. Ariko uyu mugabo amaze kwakira Yesu ajya kubona abona ibyarindamuye byose, ibyo yishimiraga, ibyo yanezererwaga, ngo ajya kubona abona bibaye nk'amase. Hajya kubona abona icyiza ni kimwe gusa, ni ugutunga Kristo. Afite ubutunzi budasanzwe. Kandi iyo wamaze kwakira Yesu muri wowe, ayo mafaranga ukeneye urayarya neza, nta kikubuza kuyarya. Yesu ashimwe cyane. Uyasangira n'umuryango wawe, umuryango wawe ukanezerwa, umuryango wawe ukishima, unezeranwa nawo. Ku murongo w'9. Kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ariko gukiranuka kuva ku Mana uheshwa no kwizera. Uyu muntu akimara kwizera Kristo yabonye gukiranuka kuva ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Ako kanya wa wundi wari umunyabyaha, wa wundi utari ukwiriye, wa wundi abantu babonaga bakiruka. Hari umugabo witwa Yanga ukina amafilime. Akina amafilime y'ubugome cyane, ari umugome. Noneho ngo yigeze guhura n'umudamu umwe atwite mu buzima busanzwe. Barahura gutya aramubona. Kubera ko amuzi nk'umukinnyi w'amafilime wicana ukora ubugome, umugore bagiye kubona abona yikubise hasi ararabiranye.
ati yanga aranyishe, ati umwicanyi araje. Kubera iki? Bamuzi nk'uwo muntu umeze gutyo, nyamara byari ugukina amafilime, ariko mu buzima busanzwe atari ko ameze. Hari igihe ushobora kuba muri ubwo buzima abantu bakubona bakavuga bati Ruvumwa araje, uriya muntu watumariye abana araje, uriya muntu watumariye imitungo umujura araje, abantu bakihisha. Ariko iyo umaze gutunga Kristo muri wowe, ukimara kumwakira, cya gisura dayimoni yakwambitse, cya cyambaro dayimoni yakwambitse, Yesu araza akakigukuraho, Yesu araza akakikwambura. Yamara kukikwambura, ukubonye wese akakugira icyizere. Kubera iki? Wakiriye ubutunzi butagira akagero, ubutunzi butari bwa bundi bubi. Haleluya, amina. Bene data, ndagira ngo nkubwire, akira Kristo muri wowe, akira ubutunzi dayimoni itavogera. Haleluya, amina, haleluya. ushobora kuba uri mu umuryango ntacyo wubuzemo, umuryango batarananiwe kukwigisha, umuryango batarananiwe kugukorera ibyo ugomba gukorerwa nk'umwana, ariko ukadukwaho na dayimoni yo kuzerera, utabuze ibyo kurya mu muryango, utabuze ibyo kwambara, ariko dayimoni ikakwambara. Kubera iki? Kubera ko udafite Kristo muri wowe. Nta kindi gishobora izo dayimoni, nta kindi gishobora kugitsinda usibye kwakira Kristo muri wowe. Haleluya, amina, haleluya. Amafaranga ntiyazitsinda, kuba uri umuryango ukomeye ntibyabitsinda, ndetse kuba muri beza ntibyabitsinda. Ariko iyo ukimara kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza, ako kanya za dayimoni zirahunga, kubera ko habonetse ubutunzi bukomeye budasanzwe, aribwo Kristo. Haleluya, haleluya, amina, haleluya. Gutunga Yesu ni ibintu bidasanzwe. Haleluya, amina, haleluya, 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 amina, haleluya. kwakira Kristo ni ibintu bidasanzwe, ni ukwinjira mu kindi kirere dayimoni atavogera, ni ukwinjira mu kindi kirere dayimoni agushaka akakubura. Abantu b'ikoranabuhanga hari ukuntu bajya bakupa netiwaka. Yesu ashimwe cyane. Amina. Bagakupa netiwaka, washaka netiwaka ukayibura. Niba washaka kujya kuri Facebook bikanga, niba washaka kujya kuri WhatsApp bikanga. Iyo tugeze rero mu kirere cyo kwakira Kristo, iyo tumaze kumwakira, netiwaka zose za karande n'imyuka yaturondoraga iradushaka ikatubura, ikagushakira ahandi ikakubura, ikagushakira aho yagusangaga ikakubura, ikagushakira muri wa muryango ikakubura, kubera kuba waramaze guhindura irangamimerere. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo umaze kwakira Yesu, netiwaka satani yakuboneragamo z'ibyaha ziracika. Haleluya, amina. Niba yakuboneraga mu busambanyi, iyo netiwaka nta kintu gusangamo, iracika, arayikata. Haleluya, amina, haleluya. Niba yakuboneraga iwanyu badashaka badashingira, iyo ukimaze kwakira Yesu, iyo dayimoni, iyo karande, iyo netiwaka iracika. Haleluya, haleluya, amina, haleluya. Aho yajyaga kubonera arakubura, Yesu agira gutya agakata netiwaka. Haleluya, amina, haleluya. Yamara kuyikata dayimoni akazenguruka akagushaka akakubura. Kubera iki? Iyo tumaze kwakira Yesu, tujya mu bwishingizi bwitwa amaraso ya Yesu, tukinjira mu maraso ye. Dayimoni yazi gushaka ikabona amaraso gusa. Haleluya, amina, haleluya. Ikabona amaraso bikayicanga. Kubera iki? Iyo tumaze kwakira Yesu, iyo twakiriye ubwo butunzi, twinjira mu bundi budahangarwa. Haleluya, amina, haleluya, amina, haleluya, haleluya, haleluya. Kwakira Yesu ni ubutunzi budasanzwe. N'amazina arahinduka, n'amazina arahinduka, n'umuryango wabarizwamo ugahinduka, irangamimerere igahinduka. Haleluya. Dayimoni yaza mu muryango w'iwanyu, nk'uko imenyereye kuwuzamo, yatembera ikabona abandi badafite Yesu, ariko wowe wamaze kwakira Yesu ikagushaka ikakubura.
Haleluya. kubera iki kwakira Yesu ni ubutunzi budasanzwe. Nta kindi gishobora izo dayimoni twavutsemo, nta kindi gishobora iyo myuka twisanzemo, nta kindi gishobora izo karande twisanzemo usibye kwakira ubutunzi bwitwa Kristo. Amina. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo akimara kubibona aravuga ati ariko rero ibyo nitaga indamu burya sibyo, ibyo nitaga ko bifite akamaro sibyo, ibyo nitaga ko bihenze sibyo, ibyo nitaga ko bifite akamaro sibyo, ahubwo dore akamaro kariko ni ugutunga Kristo. Haleluya. Pastor, Imana igumugisha. Ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Yego 12. 12. Suko maze guhabwa cyangwa ngo mbemeze suko maze guhabwa cyangwa mbe maje gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Imana iguha umugisha. Amina. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Uyu mugabo aravuga ati maze gutunga Kristo, ariko suko mvuga ngo rwose ngo nagezeyo, ariko arangije aravuga ati ndakurikira kugeza igihe nzafata icyo Kristo yamfatiye. Amina. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Bene data reka nkubwire, nta kindi cyagukiza izo dayimoni zakubujije amahoro. Nta kindi cyagukiza mwebwe muvuga ngo mufite karande ngo y'inyatsi, ngo yo kutubaka, ngo yo kutagira gute. Nta kindi kibishobora. Nagira ngo nkubwire ngo nta murozi wabishobora. Nagira ngo nkubwire ngo nta muntu ukomeye wabishobora. Nagira ngo nkubwire ngo nta mafaranga yabishobora. Yesu wenyine niwe ubishobora. Iyo amaze kugera mu buzima bwawe niwe ubihindura. Yesu wenyine niwe ubitegeka. Haleluya. Amina. Barakubeshya ngo nyamara tugiye ahangaha ngo hari umuti batanga. Iyo ni dayimoni w'inyatsi, uragenda usigaye amafaranga, ariko uza n'izindi dayimoni zirushije imbaraga izo wari ufite, zose zikuzengereze. Ariko iyo umaze kwakira Yesu nta kiguzi bisaba, nta mafaranga utanga. Iyo Yesu aje yirukana bya bindi byose ugatungana, ukagira amahoro. Haleluya. Amina. Soma ku murongo wa 7. Murongo wa 7. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Uyu mugabo yari umugabo mubi wavuze aya magambo. Mbere atarakira Kristo yari mubi, yari umugome, yicaga abantu, ntago yari umuntu muzima muri sosiyete. Ariko akimara kwakira Yesu abantu barahumurizwa, akimara kwakira Yesu abantu barakira, akimara kwakira Yesu agace kararuhuka, kuko yari umuntu mubi. Arangije aravuga ati byari indamu yanjye, ibyo nitaga byiza, ibyo nitaga ko bihambaye, ibyo byose nabibonye nsanga yuko nabyibwiraga siko. Abafilipi 3:7. Luka 9:25. Luka 9:25. Yego. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe? Umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo bwe? Yesu ashimwe cyane. Ni akahe kamaro, ni iyihe nyungu utunze ibintu byose byo mu isi? Uri umukire abantu bemera,
ufite amafaranga, ufite amadolari, yewe ufite abagore beza batandukanye buri karere ugiyemo, ndetse yewe wabaye igitangaza, ndetse cyane waramamaye. Ariko bimaze iki kugira ubwo butunzi bwose warangiza ukarimbuka? Yesu ashimwe cyane. Mbese ubwo butunzi butazakurinda kurimbuka bumaze iki? Aya mafaranga watunga ariko ukayatunga uri mu byaha azatuma urimbuka, atazatuma Imana ikubabarira, atazatuma Imana ikwemera. Ayo mafaranga amaze iki? Icyo ni ikibazo. Kuba ufite abagore beza batandukanye buri gace ugezemo ukaba ufitemo umugore, ibyo ko bitazatuma Imana ikwishimira, ese bimaze iki? Nugera imbere y'Imana ko bizatuma ukatirwa, bimaze iki? Buri muntu wese uri mu isi, iyo abantu bajya kwaka akazi bakwaka icyangombwa cy'uko utafunzwe muri dokumenti ushobora gutanga cyangwa mu madosiye ushobora gutanga. Icyo nacyo kibamo. Kubera iki? Ni ukugira ngo igihugu kigiye kuguha akazi kimenye ko uyu muntu atari inkozi y'ibibi. Bagiye kumuha akazi, agiye gukorera mu gihugu, ariko uyu muntu ntiyafunzwe, ngo turebe ko atari inkozi y'ibibi. Ese utekereza ko niba igihugu kiguha akazi cyamaze kumenya ko utari inkozi y'ibibi, iki gihugu cyo mu ijuru tujyamo, utekereza ko aricyo kizakira inkozi z'ibibi? Yesu ashimwe cyane. Umuntu byamumarira iki kuba afite imitungo, kuba afite ubukire, kuba afite ibifatika n'amaso, ariko yarangiza akarimbuza ubugingo bwe? Ni iki bimaze? Ko bizagushyira mu rubanza, ku rubanza rugutegereje kuzabazwa ibyo wakoze ukiri mu isi. Byakumarira iki kuba udafite Yesu muri wowe? Nagira ngo nkubwire ngo bizagushyira mu rubanza. Hari igihe uzajya imbere y'intebe y'Imana ikubaza ibyo wakoze. Komeza, subira muri uwo murongo, komeza ujye kuwa 26. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi narimbuza ubugingo, cyangwa nabwakwaho indishyi? Yego. 20. Uyu munsi umuntu aramutse akwatsa indishyi y'ubugingo bwawe cyangwa y'ubuzima bwawe, ntiwayibona. 26. Kuko umuntu wese ugira isoni zo kumenyera no kwemera amagambo yanjye, kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika bera. Imana iguha umugisha. Hano Bibiliya irabisobanuye, kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera, ngo ni ukwemera Yesu no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu ari we Yesu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe. Yesu ashimwe cyane. Wowe uri hano mu isi wanze kwemera Yesu, wanze gutunga Kristo, wanze kumwemera, wanze kwemera amagambo ye, mbese wanze kumumenya, nawe ntabwo akuzi muvandimwe. Igihe uzatunguka imbere y'intebe y'Imana ntabwo uzaba uzwi mu gitabo cy'abazwi n'Imana.
ntabwo wanditsemo. Iyo tumaze kwakira Yesu rero turiyandikisha muri icyo gitabo cyo mu ijuru. Ijuru rikaba riratuzi, ijuru rikohereza ingabo ziturwanirira turi mu isi, ijuru rigahora ridushyigikiye, ijuru rigahora ryohereza ingabo kugira ngo umutekano wanjye nkanjye kabanyana uba uhagije. Haleluya. Kubera iki? Ijuru riranzi nk'umuturage w'igihugu nubwo ntuye mu isi. Haleluya. Ijuru riratuzi tukiri mu isi, dufite igitabo cy'abaturage bo mu ijuru twanditsemo. Haleluya. Umuntu rero wanze kwiyandikisha, umuntu wanze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo Yesu amuzi. Uko wanze kumwemera nawe ntazakwemera. Turakugira inama mwene data, akira Yesu nk'ubutunzi bukomeye, akira Yesu nk'ubutunzi budasanzwe kugira ngo utsindishizwe muri byose. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane nawe. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, turagushima Imana yo kwizerwa, turagushima kuri umwami mwiza, turagushima ko twakwakiriye nk'ubutunzi budasanzwe, ubutunzi bukomeye, ubutunzi buruta ubundi butunzi bwo muri iyi si. Turakushimiye mwami Yesu ko watwemeye nk'abana bawe. Umuntu wese wakirira ijambo turamusengeye ngo akwakire, umubere ubutunzi mwami w'abantu bukomeye butagira akagero. Urakoze Imana Data, urakoze Mwuka Wera, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza w'ijambo. Icyubahiro ni icyawe. Uha umugisha umuntu wese waryumvise kandi agubwe neza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.